twavuze ko indwara y'impiswi n'umusonga byica abana benshi, ariko inkuru nziza ni uko zifite ibimenyetso umubyeyi abasha kubona, kandi ni indwara zivurwa zigakira iyo umubyeyi abashe kugeza umwana kwa muganga adatinze. Dutangire rero ku ndwara y'umusonga. Ibimenyetso umwana akunze kugira ni inkorora, umwana bari gukorora cyane, cyangwa se afite umuriro mwinshi, cyangwa wamureba ukabona arahumeka nabi, nuvuga ngo arahumeka cyane ameze nk'uhumagira, noneho wareba no mu gatuza ukahumeka ukabona imbavu zirabusana, imbavu zirinjiramo cyane uko umwana yinjiza umwuka anasohora umwuka. Noneho iyo bitinze cyane rero umubyeyi yamutindanye, nibwo usanga umwana ntakibashije no konka, ntakibashije kurya, ntakibashije kunywa, kubera ko ari guhumeka nabi cyane icyo gihe. Cyangwa se ugasanga umwana ari aho ntari yajisa, asa n'usinziriye, yacitse intege cyane. Icyo gihe biba byageze ku rwego rwo hejuru, umusonga wamaze kugera ku rwego rukaze, byafashe indi ntera. Yego, ibyo ni ibimenyetso mu by'ukuri by'umusonga. Umubyeyi abibonye bigitangira, umuriro, inkorora, aba akwiye kwihutira kujyana umwana kwa muganga bitaragera ku rwo rwego rwo hejuru byatuma tunatakaza ubuzima bw'umwana. Hanyuma rero ku ndwara y'impiswi yo uko bigenda, mu by'ukuri ni indwara irangwa no gutakaza amazi binyuze mu kwituma cyane cyangwa se no kuruka. Ni ukuvuga ngo umwana aba ari kwituma inshuro nyinshi zirenze 3 mu masaha 24, ni ukuvuga ngo nkenye cyangwa 5 cyangwa se kurenzaho, kandi akituma ibintu by'amazi byinshi, umwanda w'amazi kandi mwinshi. Yego, hari igihe bari kumwe n'umuriro, ariko hari n'igihe utaburiho, cyangwa se bikajyana nanone no kuruka, umwana akaba ari gucisha hasi no hejuru nk'uko mu Kinyarwanda dukunze kubivuga. Icyo gihe rero atakaza amazi menshi. Ibimenyetso umubyeyi abasha kubona ni ibimenyetso bijyanye no kumagara n'umwuma. Yego, akabona umwana yumye utunwa tukumagara, amaso ukabona ko yaguyemo cyangwa se yahenengeye. Ikindi, ntabashe kujya gusoba nk'uko bisanzwe. Umubyeyi akaba abona ko umwana atari gusoba nk'uko bisanzwe, inshuro zikagabanuka. Iyo rero bikomeje, nanone umubyeyi yatinze kumuzana, uko bigenda yatinze kumugeza kwa muganga, uko umwana atakaza amazi niko rero umubiri we ugenda ucika intege. Umwana atangira gusinzira, akaba acitse intege ku buryo bugaragara. Ku rwego rwo hejuru atangira no gukonja, icyo gihe biba biri bibi cyane, abagiye ubuzima buba buri mu marembera. Yego, mu by'ukuri nibyo bimenyetso. murakoze cyane. Ndumva abadukurikiye basobanukiwe neza ibimenyetso bijyanye n'izi ndwara. Ndagira ngo mbaze Dr. Anicet, nk'uko nkunda kubivuga ko ujya henshi kandi uganira na benshi, ndagira ngo utubwire niba Abanyarwanda, ababyeyi, iyo ubonye ibimenyetso nk'ibi ngibi bashobora kumenya bati koko iyi ndwara arwaye ni nk'umubyeyi tuvuye mu cyaro, ashobora kubona ibyo bimenyetso agahita yisobanurira ko ari indwara iyi. Ngira ngo buriya hari umuco dufite nk'Abanyarwanda, cyane ababyeyi, utuma kenshi n'abantu bashobora wenda guca ku ruhande biriya bimenyetso. Icya mbere ni uko buriya uko tubibona mu muco wacu, abantu ntibaragira ikintu cyo kuvuga ngo nimbona akamenyetso gato mpite njya kwa muganga. Uwo muco ntiturawugira. Turacyafite umuco wo kujya kwa muganga ari uko ibintu byamaze gukomera, umuntu yarembye. Ibi rero bituma rero usanga ko iyo ugenda hirya no hino mu midugudu aho abantu batuye, usanga umwana ashobora kurwara ku wa mbere agatangira wenda kugira umuriro, ugasanga wenda mugure ka pasitamoro akajya guhinga. Ku wa kabiri umwana agakomeza kurwara, nyina wenda agataha ubukwe. Ku wa gatatu akajya mu isoko, bigakomeza. Ku wa kane, ku wa gatanu, byagera nko ku wa gatandatu abona umwana noneho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ageze ku bimenyetso no mpuruza, ugasanga niho umubyeyi yirukanse amuzanye kwa muganga. Aha rero bigaragaza ko hari imyifatire igomba guhinduka, cyane cyane mu babyeyi. Umuntu yakubita kuri cya kimenyetso ko muganga uko abitubwiye, agahita yirukankira ajyana umwana kwa muganga kugira ngo umuvure hakiri kare, umwana akire vuba, kandi n'ibimugendaho amafaranga yo kwishyura ibikorwa byo kwa muganga ntibitwara amafaranga menshi. Ikindi cya kabiri, buriya hari ukuntu nabwo usanga umwana iyo arwaye, burya abana hari ukuntu usanga mu muryango batitabwaho neza. Mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo agaho kari kundi karahandurika. Ugasanga uko ari umwana urwaye
ariko abandi babana mu rugo baba bakuru be bakuze cyangwa n'ababyeyi ntibahite bafata muri make navuga izo nshingano zo guhita bamujyana kwa muganga, ndetse ugasanga hari n'undi muco uhari mubi wo kubanza kunyura kuba ari abavuzi ba gakondo. Ugasanga aho abantu batuye haba ari nk'umuntu wenda w'umusaza ukuze cyangwa umuntu wenda uvuga ati ngiye nzi gutsirika indwara, nzi kuvura. Ugasanga mbere yo kujya kwa muganga, cyane cyane abantu batuye nko mu cyaro, barabanza kujya kubaza wa muntu bazi ngo ufite amakuru kubarusha, noneho akabanza kubanyuza hirya no hino, wenda akenshi agira ngo bavanemo n'amafaranga. Ariko n'ikindi nacyo navuga giteye impungenge ni uko n'abantu nabo bari kugira ikintu nakwita nk'ubuyobe. Umwana yarwara, yatangira kugira umuriro cyangwa yabona atangiye kwituma cyane, bakabanza kujya mu cyumba cy'amasengesho. Ibi nabyo turayibona hirya no hino, kuko hari nk'ahantu usanga nk'amadini aba yarigaruriye abantu ku buryo anabayobora mu bintu byose. Noneho bakaba bazi ko nk'uko natwe tubyemera nk'abaganga, koko Imana niyo itanga n'ubushobozi bwo kugira ngo abantu bavurwe banakire, kuko Imana niyo ikiza abantu, kuko umuganga aravuga ko Imana akaba ari ikiza, ariko abantu bakagira ngo Imana niyo inavura. Aha rero ndagira ngo icyo kintu koko wenda kigarukeho, kuko turabibona uriya na muganga araza kubitubwira, wenda abana ajya ahura nabo ko bimeze, ariko usanga hirya no hino mbere yo kujya kwa muganga hagaragaye ikimenyetso ku mwana, abantu babanza kujya mu cyumba cy'amasengesho bakabanza bagasenga, umwana yarimba bakayamuzana kwa muganga, umuntu akabanza akajya kwa magendu, bakabanza bakamuca amafaranga menshi, we nta n'icyo awumariye. Umwana amara kuremba magendu ati irukanka kwa muganga, cyangwa se umubyeyi akabanza guhugira mu mirimo myinshi mbere yo kujyana umwana kwa muganga. Ibi rero ngira ngo ibimenyetso byo buriya umubyeyi, ngira ngo ibimenyetso ubundi by'urwayi bwinshi ababizi, kuko umubyeyi w'imyaka babayeho myinshi, nabyaye umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uko yarebye barumuna be cyangwa yabo yareze, ibimenyetso bagiye bagira. Burya umwana wagize umuriro, burya ni ngombwa kumujyana kwa muganga. Umwana uri gukorora, ni ngombwa kumujyana kwa muganga. Umwana uri kwituma buri kanya, ni ngombwa kumujyana kwa muganga, kubera ko ibyo bimenyetso buriya ntibituma umwana yisanzura, ntibituma akina n'abandi, ntibituma arya, ntibituma yonka kuko aba ari gukorora, aba afite umuriro, ntibituma asinzira. Ikintu kibuza umwana gusinzira, kibuza umwana gukina, kibuza umwana kurya, icyo ari cyo cyose, burya umubyeyi agombye guhita ajyana umwana kwa muganga. Utumye nshaka guhita mbaza Dr. ubona n'abana iyo bafitiye izo ndwara, hari abo mubona baje koko indwara yarengeranye, niko navuga, iyo mubajije ababyeyi impamvu wenda azanye umwana atinze kwa muganga, bababwira iki? Yego, urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko bibaho cyane. Abana baza kwivuza batinze, ni n'ikibazo dufite mu kuvura abana. Akenshi usanga umwana aje atinze, iriya ndwara y'impiswi ubundi iravurwa, imiti irahari kwa muganga, ni n'imiti idahenze. Iyo umwana aje hakiri kare abasha gukira, ariko usanga abana baje deja bamaze kugira bya bimenyetso biri ku rwego rwo hejuru, akaza yamaze gukonja kubera kuruka n'impiswi, kandi ari indwara mu by'ukuri ivurwa. Icyo gihe biragorana, bigasaba ko n'umwakiriye nawe bikugora kumuvura, rimwe na rimwe ukanamutaransfera ku bindi bitaro. Wamusonga nawe, abana baza batinze bari guhumeka nabi cyane, batagishoboye kuvurwa n'urwego rw'ibitaro hari bagezeho. Rimwe na rimwe bigatuma babataransfera bakoherezwa ku bitaro byisumbuyeho, ari nako bigora ababyeyi mu rwego rwo kubavuza, mu rwego rw'ubushobozi, aho birumvikana. Iyo uganiriye n'ababyeyi rero ku mpamvu zituma batsinda kuvuza abana, akenshi nyine usanga rimwe na rimwe bajya kwigurira imiti mu mafarumasi bakivurira, bakumva ni indwara isanzwe, kandi nyamara ni indwara wenda umwana arwaye ariko ushobora kumwica vuba. Bakajya kwivurira, ikindi nk'uko muganga bivuze, bakajya mu bavuzi ba gakondo. Aho ngaho naho usanga batakariza igihe, aho hari ibyo bakora, ibintu bakora bimwe na bimwe byo guca ibirimi n'ibindi bituma ababyeyi batinda kuvuza abana, cyangwa se bakajya kubasengeshereza. Gusenga ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko ntabwo byakabujije umubyeyi kuza kuvuza umwana, kuko yamusengera kandi umwana ari kubona n'imiti yo kwa muganga. Akenshi usanga ari ibyo bituma abana mu by'ukuri batinda kuza kuvurwa, bikaba byabaviramo na za ngaruka zo kuremba cyane no kuba bahatakariza ubuzima.